bananiwe gukorera Imana ariko babura byose banga no kuyubaha babuze byose nk'ingati imena. Hari umuntu urahita kubaza ngo mbese Imana irakorerwa ibibuza amaboko? Nyuma ninkubwira ko abashumba bakoze b'Imana nitwe turira Imana, ibyo ndabivuga nkanabitsindagira, nitwe turira Imana kuko Imana ntabwo muzayiha ngo muyibone, Imana ibonekera muri twe. Ariko uzi ko hari abantu bameze nkawe mbivumbuye, hari abantu bameze nkawe, reka mbasubize. Ubu Imana iri kugusaba ibyo itaguhaye. Ikibazo abahagarara imbere yacu abo babijigo by'Imana twoze tuvuga cyangwa se bano bakuboko kw'Imana bakorera Imana bitwa ngo nabakozi b'Imana, biyo bahagaze ntibamanza babaza umwuka w'Imana ngo mbese uyu muntu ndi kwaka amafaranga ubundi arayafite, bashira muri barageneraliza. Babiri, nubona ku rusengero iwanyu bagiye kuba ku rusengero, bagiye gukora igikorwa runaka, ujye umenya ko Imana yaje gutanga umugisha. Yazanye igikorwa ngo ibasukire umugisha, wabura ubwenge wazanamo ibi by'iwanyu, ibi ngibi uyu munyamakuru ari kuvuga wabizanamo ugaswata umugisha kandi abandi bakawubona. Imana yazanye akazi kugira ngo ukore guha umugisha. Erega yikorere nk'uyikeneye. Se kuki mutumva ko Imana mukikeneye mu rwego mwayikoreshereza ibyo yabahaye? Imana iragusaba mu byo yaguhaye. Hari ikindi gusaba mu byo yaguhaye. Igutije umubiri ngo ubasha kubikora, iguhaye akazi katajyanye nayo wize urabizi. Mu byo yaguhaye ntibigusabye byose, yiheho. Amahoro y'Imana, umugisha w'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane nawe. Tubana hano kuri Eva Mama Marioneri. Uraho neza? Ndaho neza pe. Ese ndanyina nkubaze ngo uri kuruhuka ute? Se wahaburiye buno bo ko nta vakansi ndimo ubwo ndi kuruhuka. Uwakubonye ku kibuga cy'indege niwe wabiha. Ndi kuruhuka neza ariko meze nk'umuntu ukiri mu bihugu bibiri, meze nk'umuntu ukikanga ko ntaraza. Nanjye ako niko kanashaka kuvugaho. Ariko birimo biragenda neza, ndimo ndamera neza. Kuko hariya turakora cyane. Abantu bakeneye abakozi b'Imana, abakozi b'Imana barakenewe. Wakoraga amanywa nijoro? Nakoraga amanywa nijoro, ku manywa hakaba igihe nkorera ahantu habiri. Naba nakoze ivugabutumwa hano mbere ya saa sita, nyuma ya saa sita nkajya ahandi, ndetse na nijoro. Kandi nijoro nabwo hakabaho igihe nkesha, nkanyuzamo n'amasaha yo kwakira abantu kuri telefone baba bankeneye. Hariya hanze y'iki gihugu abakozi b'Imana barakenewe kweri. Abantu bakeneye kumva ubutumwa bwiza buturutse mu Banyarwanda, bakeneye kumva ubutumwa buturutse mu bantu b'Imana, mu bakozi b'Imana. Iyo rero bagize Imana bakabona umukozi w'Imana, kongeraho bishimira. Bishimira, bamera nk'abamugabagabanye. Sinzi nimba mvuze Ikinyarwanda wenda kiryoshye. Nta kibazo n'ibyo kugabagabana cyangwa se kugabura, kumusangira, nk'abamusaranganije. Ku buryo umupasiteri umwe avuga ati ubu turakorana mbere ya saa sita, undi ati nyuma ya saa sita, undi ati ntacyo nijoro yewe, undi ati ntacyo twebwe itimu yacu twabonana nyuma ya saa saba z'ijoro. Ni byiza cyane iyo bagize Imana bakabona umuntu w'Imana urimo ibyo bakeneye. Rero umunaniro ntiwabura kuko sinkoze no mu maferabeto, nubwo tugerageza tukabikaruma, ariko birimo biragenda neza. Ubwo nagarutse muri studio za Eva Mama Marioneri, ikintu kimenyetso cyuko nabyo niyo mpamvu nyine mbishobora. Niyo mpamvu nicaye ahangaha nuko ndi igifaru. Ariko hari umunyamerika wavuze ati jyewe ndumva utakiri igifaru, ntabwo ndumva uri marayika wundi. We yanyise marayika wundi ku musozi twasengeyeho. Afata igenda ndumva ntagishaka ko witwa igifaru, ndumva ashaka ko witwa marayika wundi. Umunyamerika wo ku ruhu cyangwa umunyamerika wo mu buzima? Umunyamerika wiyibera muri Amerika n'umunyarwandakazi mwene wacu muri Amerika.
ati rero ukwiye kuba marayika wundi. Marayika wundi rero abantu batamuzi bajya kumureba mu byahishuwe igice cya 8 niho ari. Marayika wundi ashinzwe abanyamasengesho, akorera mu itimu y'abanyamasengesho, ashinzwe gutubura amasengesho n'umutubuzi. Atubura amasengesho y'abanyamasengesho, kurya usenga burya tubari duke, niho wasenga iminsi 40 ni nk'akayiko kuzuye. We rero ashinzwe gufata icyo ni nk'ikirushe, ayoza umuriro ku mubavu, akayoza umubavu agashyiraho utwo dusengesho tukazamuka, yabaye menshi ari guhumurira Imana. Marayika wundi niko kazi akora, ashinzwe abanyamasengesho. Hari umuntu ujyo baravuga ngo ni bride, byabigori by'ibituburano cyangwa ifumbire gutyo hafi aho. Reka nsuhuza abantu rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, intara enye n'umujyi wa Kigali. Nsuhuza abantu bari hakurya iyo giterwa inkingi hakurya yaho, ubwo ni intara ya gatandatu y'abadiaspora. Babwire ngo Uwiteka nabagirire neza kandi bahaye ikaze hano kuri Eva mu Marionere cyane. Abakoze subscribe tubasaba umugisha n'ukuri, n'abatarayikora kandi turabashimiye ko mukurikirana ibiganiro bya hano byibuze. Kandi icyo dushaka, turashaka 10,000 kuri channel. Ntabwo ari byo dushaka TikTok kuko dushaka n'amamiliyoni, ariko mwitera kaciri ugeze hano ahita akora subscribe, duharanire kuzuza 10, ubundi tuzagire indi ntego ya 15, tugire intego ya 20, tugire 25, gutyo byibuze. Juzana umuntu uzandika muri comment ngiye na sharinze kino kiganiro, ndetse tubireba nyine kubera ko ikiganiro cya sharinzwe biragaragara ko, ariko wayikoze ntiyongere kuyikora bakapyondaho rimwe gusa. Niyo warayikoze subscribe ahubwo shaka abandi bayikora, nujye uhura na telefone ujye upyondaho. Ubundi umugisha sino kwirirwa tuvuga ngo guhawa umugisha, ahubwo umugisha already uzajya uhita ukomaho. Ariko mwarimo meze neza, tumeze neza nk'uko bigaragara. Ubundi hari igihe tutazajya tunirwa tuvuga ngo tumeze neza, bikaba byigaragaza abandi se. Donc watubona ugahita wibwiriza ko tumeze neza, kandi niho dushaka ko Imana igeze umuntu wese dukurikiye, no tuba dushaka kugera kumera neza, kuko na Bibiliya ivuga ngo nzabazanira kumera neza. Tuba dushaka kumera neza ku buryo umuntu kubaza ngo umeze ute, iryo jambo riva mu kanwa k'abantu ute, umeze ute, umeze neza, oya, basi tukazarisimbuza irindi jambo ry'ikindi kibazo. Hanyuma rero reka nkwakire mu isengesho, ariko banza usuhuze bano bantu ngo bari bagukumbuye cyane, bakubonye ku kibuga cy'indege. Tushimira abantu baviwinze ino video twashizeho, yawe na Barakagira na Rukundo, ariko wakoreye abadukurikira kose. Ya buriya ibi yawe iyo utarayitanga niyo biri mu biganza byawe, ariko imaze kwitanga ibi yabariya. Niyo mpamvu Yesu wenda setse gusa. Hanyuma basuhuze babwire uko wumva umerewe kuri bo. Mu by'ukuri ndabakunda cyane nkuko namwe mungaragariza urukundo. Hariho abantu muri commentaire banyandikiye kuko hari ibiganiro nakoreraga aho nari ncumbitse muri kiriya gihugu, nkajya kumva nkumva hari abantu bavuze ngo dukumbuye kukubona muri studio za Eva mu Marionere. Ubu tuvugana niho ndi, mwagiye mungaragariza ko munkumbuye, abandi bati uzaza ryari. Naraje, tugiye gukora umurimo w'ivuga butumwa no gusengera abantu n'impuguro na za story za Marionere. Hanyuma tukaba turi mu kwezi kwa gatanu, kwezi kw'intambwe. Kwezi kwa gatanu no kwezi kw'intambwe, aho Uwiteka agiye kuguteza intambwe. Donc utangira unateguza umuntu wari waravuze kutazarenga aho uri, umubwira uti kwezi kw'intambwe kwageze ndaharenze sasa. Utangire wiganirize, wiganirize muri ya style yo kwiganiriza, aho ubona maze igihe ukora ntibikunde, utangire wiganiriza uti noneho nteye intambwe birakunze. Utangire ubwira umutima wawe n'umubiri ko bikunze. Ukwezi kw'intambwe tukwinjiyemo, aho Uwiteka agiye kuduteza intambwe mu buryo bw'umubiri, akagaruka akaduteza n'intambwe mu buryo bw'umwuka. Na konte yawe itangire yakira amakuru ko ugiye gutera intambwe, ikabibonera mu kubyimba buri munsi, mu kuzamuka buri, haleluya, mu kuzamuka buri munsi, konte ikabimenya.
mu by'ukuri n'umukozi ugukubira amasafuriya mu rugo nawe akamenya ko bose yateye intambwe ukamunagiraho akanote ku kwezi atarasanzwe abona intambwe, ikimenyetso cy'intambwe, kuko hari ibimenyetso bigendana bigaragara ko umuntu ateye intambwe. Tujye tuvugisha ukuri, ariko buriya nta kuntu byazagenda neza. nta kantu ntekereje muri uku kwezi hazagira umukozi wo mu rugo woherereza kuri momo ya boss akavuga ati nkugurira akamiti. iyo naho ni intambwe ikomeye cyane. Erega namwe byababera, erega namwe muhumure n'abakozi bo mu rugo, muhumure no kuba ufite ako kazi sava, kandi Uwiteka azaguhe kuba boss wa boss wawe, nabyo birashoboka. Imana izabibashoboze. Se mama Marione, kuki nta muntu uraza kukubwira abantu benshi bakora mu rugo, kuki bahamagara bavuga ngo Imana ngo nkure muri aka kazi, ngo indemere amateka mashya? Kubera iki reka tukataribye nateguye mu mutima wanjye? Kubera iki abakozi bo mu rugo bashaka ibintu ukora? Ubundi Munyarwanda aravuze ngo ugaye utwe duke atwibiramo, nguga utuntu twe duke atwibiramo, niko Umunyarwanda yavuze. Buriya yashatse kuvuga iki? Yashatse kuvuga ko iyo ugaye akazi ukora wakibiramo, iyo ugaye umushahara wawe wawibiramo. Muri make abakozi bo mu rugo bankurikirana neza banyumve. Icyambere byirimo byitwa akazi. Ni akazi. Kuba warakise akazi ko mu rugo, mu by'ukuri ntabwo bivuze ko gasuzuguritse. Ucyumva ko gasuzuguritse, deje ubwo nawe urasuzuguritse. Uzi ukuntu akazi ko mu rugo buriya kanaryoshye, wagize imana ukabona umubosi mwiza uguhemba amafaranga meza. Erega ubwo abakozi bo mu rugo musigaye muhembwa menshi, keretse nimba ahubwo wowe waribagiwe. Keretse nimba ahubwo wowe waribagiwe ugikorera aba bantu bo hirya aho ngaho b'icumi na ba bitanu na ba kenzi. Namwe kandi Uwiteka abibuke. Mu by'ukuri akazi ko mu rugo ukora utari butegemo, utari buhahemo, bakakwihera ku biryo bya nako ni wowe ubyiha. Ahantu henshi niko mbizi, ni wowe ubyiha. Hanyuma warangiza umushahara wawe ukawusevinga, cyangwa ugakoraho duke woherereza famiye nimba uyifite, andi ugasevinga. Burya akarya akazi ukora ni keza. Igihe uzumva ko akazi ukora gasuzuguritse, ntunyurwa kabisa. Njya nakira ibyo byifuzo by'abakozi bo mu rugo ngo Imana ngo imvane kuri aka kazi. Icyakubwira boss wawe uguhemba aho yirirwa, cyakubwira ingorane ahura nazo, wakomera Imana mu mashyi. Aje ateze, yariyemo mu gashahara ke, yasuzuguritse, yasitaragorinze, yazindutse mu gitondo cya kararwana na mbutiyaje kugira ngo agere mu kazi saa 2, aje yihuta. Icyakubwira ko ari nawe uvunika kukurusha, ko ari nawe udepansa kukurusha. Rero igihe utariyumva ko akazi ko mu rugo wakabyazamo n'ikintu gikomeye, ukeneye ibindi biganiro. Mukunda ko kazi si kabi. Murakoze. Hari igihe bacaka kukumva. Usugiye kumbera nka mama umbyara ni uvuga ati hari ukuntu uvuga ati nkabona ingabo z'abamarayika zamanutse ziri kukuvugiramo. Hari igihe koko nganiriza mama nkabona shesheje urumeza, nkavuga nkabona shesheje urumeza, nkavuga akakanura kandeba, ndetse kuri kundeba mama ati hari igihe uvuga nkabona ingabo z'abamarayika zamanutse zirimo zikuvugiramo, ntabwo ari wowe nyirabagenzi nabyaye. Rero nawe oya numvaga nyine mvaga wakomeza ugakomeza nibakunde basi nibakunde umurimo, nibakunde akazi kabo, kandi bajye bamenya gusevinga. Ari ukuntu muvuga ngo ndazinduka ngo saa 11 ngo hano haba amategeko, ngo boss acaka ntegeka, ngo namabuja agacaka ntegeka, ngo n'abana mu rugo baransuzugura. Icyo ufashe uko ku kwezi ubona hajeho akadomo kuri konte yawe cyangwa kuri momo ya cyangwa mu biganza byawe, ubundi wowe urashakira icyubahiro mu rugo rutari urwawe. Ahubwo yiga uburyo wowe uzakoresha abakozi ukabubaha nimba batakubaha. Kandi nanabagira inama, mujye mukora akazi ko mu rugo mwihaye n'igihe. Uvuga uti nje kugakora imyaka 2, mu myaka 2 ubwo bampa umushahara nzaba ngizaya, nspose ko nzadepansa ya nka savinga, hanyuma nzakavamo ngere kuri iki. Mujye mukora mufite intego, wa mugani inzara zanyu zitazakukira no mu masafuriya yo kwamabusha. Murakoze. Hanyuma ikiganiro umunsi nshaka ko tuganiraho ni ikiganiro kiri ku nta nubwo kiri kure yaho. Ese niba
udasenga Imana basi ntiwayubaha. Ese niba utayubaha basi ntiwayitinya. Murakoze cyane. Aho harazamo no kuyikorera. Kuyisenga, kuyikorera, kuyitinya, mu Mana hazamo ibintu byinshi cyane. Aba bantu badukurikira kuri Eva Mama Lionel niba basi utayitinya nayikorera. Yego. Utayikorera nayubahe. Utayubaha ariko byibuze haboneke aho hagaze mu ruhande rw'Imana. Ese Mama Lionel, hari umuntu ushobora guhagarara ari mu nzu y'Imana akaba adatinya Imana, atayikorera, atayubaha, ariko ari mu nzu y'Imana? Ese birashoboka? Niba bishoboka se biterwa n'iki? Muri iyi minota dufite Imana iguhe. Rero hari abantu ubona ari abantu b'ibyihebe byaje no mu nzu y'Imana. Ariko hari ikiganiro cy'ibyihebe ejo bundi wa postinze. Kiriya kiganiro kiraryoshye we. Kiriya kiganiro nakoze cy'abantu b'ibyihebe. Gakomeza. Hari abantu baba mu rusengero cyangwa mu nzu y'Imana ubona ari ibyihebe byaje ariko nabyo bikeneye n'abaganga b'abakansara, niko babivuga. N'abakansara hakuze kubivuga neza. Merci beaucoup. Noneho ubona bakeneye kuganirizwa. Kibaze si umuntu yaje mu nzu y'Imana aje gukira, ese ko hamaze n'igihe, ese niki cyatumye asirika, ahindutse nk'umuntu usirike, nk'umusirike kabisa, ku buryo ubona yanutse, buryo unazubaye gake yagutera jido, kabona rwose n'umudiyakoni akweretse wicara ntugatinda kwicara yaguha jido, kabona n'umuntu kudirije indirimbo avuga ngo de watinya ndagutangirwa naguha jido. Kabona abantu babaye ibyihebe no gusengera no guhanurira, ariko makubwira ati Uwiteka aravuze ngo ubwo buguru bwawe usobekeranye uzamkunde batira ibirenge, mkunde batira inzu. Kavuge se Imana iratukana. Udoko kabona abantu babaye ibyihebe byo mu rusengero, kabona umuntu aragurutse n'ibikomere n'iki by'iwabo, ngumva uyu murimo umwe w'Imana mwica munapfuye wakomeza, kumva mbega arimo arakangisha abantu ko bapfa n'iki cyose. Aba bantu babaho. Ariko reka tuvuge ko iri jambo rivuga ngo gukorera Imana nibikunanira byibuze yubahe. Byibuze yubahe. Mu gukorera Imana tubonamo ibintu byinshi byo gukorera Imana, nubwo bamwe Imana ivuga ngo mu nkorere bagahita birukira muri za korari. Iki kintu sinzi nimba badukurikiye bajya babibona, buryo Imana ivuga ngo mwana wanjye nkorera, kabona abantu bose wese bandikira za korari inkuru iziririmba neza, izambara mini kubera ko ukunda mini, ukavuga uti nzigira muri iriya ifite ubushobozi bwa mini, undi ati nzigira muri iriya ifite ubushobozi bwo gutega ibitambaro itabikuramo. Abo ni babanyedini nyine bumva ko agakiza kabo kaba mu myenda. Undi ati jewe ndumva nshaka koroshya ibintu, nta stress mfite mbega. Imana ivuze ngo mu nkorere ntabwo bivuze ngo mwese mwirukanyire muri korari. Ushobora gukorera Imana mu rusengero kandi utari umuririmbyi. Gukorera Imana rero ndashaka no kubivugaho kuko Bibiliya avuga ngo tuzaherekezwa n'imirimo, ntabwo tuzaherekezwa n'indirimbo. Muvuge ko bakiranutse bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo ndetse y'amaboko. Gukorera Imana rero ndi kuvuga, usibye ko nyine abantu muri no minsi byabananiye, ariko nimba binakunaniye basi yubahe. Vuga uti Imana basi ndakubaha, sinzagukoza isoni, sinzakumenyera, sinzakora ibyaha, nzakuba nubwo kurimba byananiye, nubwo kudiyakona byananiye, nubwo gufasha abantu byananiye, wenda kubera ubushobozi buke birashoboka. Kuko hari n'ahantu nagiye kubona mbona abantu mu rusengero rutagira intebe, simpavuze nzahavumba, kabona umuntu aparitse imodoka ya danje aje guterana ahagaze, bashyira igiturisho kigura intebe ukabona ntatuye. Urumva hari abantu badakeneye gukorera Imana, ariko byibuze ni muyubahe. Byibuze muyubahe pe. Twimwe twigeze kujya ahantu hashize igihe kinini, dusanga baparika amamodoka, abandi barangura mu Bushinwa, za Turuki, za Dubai, n'abakire bubujuje ama etage, ariko basengera mu gasengero kangana urwara. Cyakoze tubaganiriza twumva barabyumvise, bahita baruhindura pe. Ni muri umujyi wa Kigali simpavuze, bahita bakura urusengero rwiza, kibuze omwe wareba aho baparitse naho binjira ukabona birasa.
hari abantu rero bafite ibintu by'imbusane bananiwe gukorera Imana ariko babura byose banga no kuyubaha babuze byose nk'ingata imena. Hari umuntu urahita kubaza ngo mbese Imana irakorerwa ibibuza amaboko? Turi amaboko yayo nk'uko iyo babahaye cya 10 n'amaturo muri amenyo y'Imana murayirira. Nimba muri amenyo muyirira muyibere n'amaboko muzambera amaronko mbatoranije mu mahanga yose mugende mu nkorere. Ubwo rero byaba ari byo pasiteri baba. Nyuma ninkubwira ko abashumba bakozi b'Imana nitwe turira Imana. Ibyo ndabivuga nkanabitsindagira. Nitwe turira Imana kuko Imana ntabwo muzayiha ngo muyibone. Imana ibonekera muri twe. Hanyuma rero no gukorera Imana ibyo kuvuga ngo twayikorera iki? Twayikorera iki kandi yarashyize ibintu byo gukora. Yarashyizeho inzu zayo ngo tuzubake, yarashyizeho studio nk'izi ngo tuzipangemo ibintu bibura, yarashyizeho abakozi b'Imana ngo ntibabeho nabi muhari. Imana ibintu byo kwikorera birahari ariko ndi kuvuga ngo ntuzabure byose, ntuzabure gukorera Imana ngo ubure no kuyubaha byibuze. Nubona amaboko kwikorera yabuze yubahe wikora ibyaha wiyimenyera wiyisuzugura kuko abantu benshi bumva ubwitakinabahanaho ngo nawo ngo umuntu w'umubyeyi. Hari abantu njya numva biha amahoro bimahoroniza ngo urabona ngo Imana ngo ariko ngo ntabwo Imana ari umugome ngo ku buryo yagufata ngo ikwice ngo cyangwa ngo iguhane ngo ibi byaha dukora ngo nawe ngo irabizi ko dufite umubiri ugasanga umusambanyi arimo araburana ubusambanyi bwe. Gukorera Imana byarakunaniye ariko byubize yubahe wikora ibyaha ngo urabona ngo nawe ngo irabizi ko dufite umubiri. Ubwo wayimye cya 10 n'amaturo ngo irabizi ko dufite sharije nyinshi. Ubwo sitaguha ako kazi izo sharije nyinshi ubundi ubuzikoresha iki? Nyine kwikorera nibikunanira yubahe. None se mama wa Rene reka aho tuhumvikane neza. Nanjye uhanyumvisha. Ubu uyu munsi wa none ni umuhungu wawe. Umpaye 100,000. Kandi nkaba nsize mu rugo. Hari ikintu ndi kubona kiburamo. Nagenda ngakoresha bya 100,000 hagaruka no gukosora bya bindi nsize biri kubura kandi ari umpaye amafaranga. Niba Imana ari umubyeyi. Yego. Umuhungu wanjye muhaye 100,000 kandi ndigomwe mu rugo nta gihari. Yego. Niko mbajije. Nyamuhaye kubera ibibazo afite. Agomba kugenda agakemura kandi birahuriramo. Yego. None se nimba nihagira umuntu winjira mu rugo baramuseka kubera yuko hari ibintu bitarimo cyangwa niwe baraseka. Icyo nshaka kugusubiza niki? Si umuhungu wawe uhaye amafaranga biri no mu nshingano ze gukemura cya kibazo uri kubona. Uyu muhungu ariko mpaye amaboko yanjye nawe nkeneye aye. Usibye nyine kusanishije ibintu bidasa samples. Ariko reka ngusubize nanjye bitari samples. No kuvuga ngo uyu muhungu muhaye amaboko ariko nawe nkeneye amaboko. Nshobora kuba ntakenera aka kanya. Nshobora kuba ntakenera direct nkibikora ariko ejo ndakeneye. Nshobora kuba namuhaye amaboko wagahita mera ndi vuba. Giye ahubwo nkaba nayamuhaye sinsigarana ndi ndacyamukeneye. Dore ukuntu Imana itanagoye iduhaye amaboko y'100,000. Wende rero kudupima ngo irebe ite se ko Bibiliya ivuga ko udakiranutse kuri duke ni byinshi atabikiranukaho. Ko muha amaboko y'100,000 nkaba mwisaba 10,000 mu ijana namuhaye 10 ryonyine. Uyu muntu unyemye 10 mu 100,000 muha 10,000,000 azikura 100,000. Birasa bityo. Icyo ndi kuvuga sinzi niba abantu badukurikiye bari buze kunyumva neza. Imana iratuzi tutaranabaho. Yego. Izi aho tugarukira naho tugomba kurenza. Yaduhaye ibisaguka ikatubaza ibikenewe. Ntiduhe ibibura tubaze ibidakenewe. Aha ndayibera umwavoka kuko ndi ambasaderi wayo. Ubu urashaka ko Imana iguha 10,000,000
kugira ngo ukunde uyikiranukire, yaraguhaye miliyoni imwe ntukiranuke. Ubu urabona Imana umubyeyi uzi kurera wabyaye abashoboye kurera, yakora ikosa ryo kuguha miliyoni 10, yaraguhaye miliyoni imwe ikakubura, yaraguhaye miliyoni imwe ntuyikiranukire, yaraguhaye miliyoni imwe ikakenera amaboko mu bashonji, yaraguhaye miliyoni imwe ikabona uwo mu repetana araburaye, yaraguhaye miliyoni imwe ikabona uwo mugendana nta nkweto agira, yaraguhaye miliyoni imwe ikabona uwo mugendana asonzera ku nzira. Ubu urabona yakora ikosa ryo kuguha miliyoni zirenze izo na miliyoni imwe arayiguhaye ntukiranuke. Cyakoze kuko ari umubyeyi izabiguhera mu ijambo rivuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera, kibwira ko mwanye nawe, ariko hari igihe nzabishyira imbere y'amaso ko bikurikirana byose. Ariko nimba unkurikiye uteye ukumvuze, Imana yaraguhaye miliyoni, niyo ndi gutangaho urugero, ikakubura ku bihumbi 10, ikakubura ku bihumbi 100. Imana nimba yaraguhaye miliyoni mu murimo wayo ikakubura ku bihumbi 20 wayifasha kugira ngo umurimo wayo ugende neza, ntuzategereze ko izaguha ibirenze ibyo ngibyo. Ngewe na kano kanya sinzi niba turi kugendana, turi ku kibazo kibaza ngo mbese niba unaniwe gukorera Imana yubaye. Imana ko ari data wa twisize byose, irebera hose icyarimwe, ko kitagira gutya ngo ngewe impereze miliyoni 10 mu gihe iri kubona yuko ngewe mu rugo rwanjye ayo nkoresha bije y'urugo rwanjye irayireba. Ubu njye kurya amarongorwa ngo nukugira ngo njye kugura intebe ku rusengero, njye gukorera Imana niho mfite ikibazo. Kuyubaha byo umuntu niwe bifitiye inyungu. Ku bijyanye no gukorera Imana, Imana yaduhaye ibikwiye ikatubaza ahubwo niba mfite savings yo kuri banki, ko ariho iransa umugisha. None ngewe no kurya ndi kumanza nahamagara mama wa Lionel nti ugecu wiriwe yewe no nakubiswe pe se wandusha 5. Ukaburambwe uti yewe muhungu wa hari agacumi nari mfite kankokoherereze basure uko wigenza, hari cyo se karakumarira urambyaye nkuremo njye gukorera Imana. Ubu si Imana itazi ko ndi kuburara. Ntise Imana iri kugusaba ibyo itaguhaye, ariko uzi ko hari abantu bameze nkawe mbivumbuye, hari abantu bameze nkawe reka mbasubize. Ubu Imana iri kugusaba ibyo itaguhaye. Ikibazo abahagarara imbere yacu abo babijigo by'Imana twoze tuvuga, cyangwa se bano bakuboko kw'Imana bakorera Imana bitwa ngo nabakozi b'Imana, biyo bahagaze ntibamanza babaza umwuka w'Imana ngo mbese uyu muntu ndi kwaka amafaranga ubundi arayafite. Bashira muri barageneraliza bakavuga bati n'udatanga. Urugero, hari bene wacu bo hakurya hariya nashakatse kuvuga hano hirya bubatse hoteli hararuguru, imva igihugu cyose kiratikira cy'u Rwanda, yaba ari nk'iki gihe sha imiryango yarakizwe. Yego, ariko turabashimira ko banabyubatse, turashimira ko babyubatse. Abandi bo nitoza ayo bakura mu bantu aho bayashyira, nukuri tubakomeye mu mashyi. Abandi muyakoresha iki mukura mu bantu? Bajyana Nyabugogo gufasha imfubyi n'abana bo ku muhanda. Mwese yo mukora nka biriya basi. Rero uyu muntu utegereje gukorera Imana kubera ko byasagutse. Yego, we ntago wanyumvise neza kubera ko yabonye byinshi. Kubera ko ahubwo byibuze abifite. Hari ukuba ufite byinshi ariko no kubona kuba ubifite. Nese nimba utabifite Imana irabikubaza gute ntabyo ufite? Gende kwivugira ababifite. Nimba ntacyo ufite Imana irakubaza iki ntacyo ufite? Uyu munsi wa none ndi kurya ibiro mu rugo, ubundi twakabaye turya ibiro 2. None ndi kurya ikiro. Imana ndayihiki. Yaguhaye ikiro. Ni ikiro yampaye. Nacyo ndabizi ko ariyo yakimpaye. Ndayihiki. Kandi nabwo nzi ko ntari guhaga. Ubundi nakabaye n'ibiro 2. None Imana iri kumpa ikiro. Ndayihiki ubundi.
ku buryo umuntu yakomanga ngo uramenye nabonye kiro ntabwo nakoramo amarusha abiri. Ni hahandi twaze twaganiriye tugeze kuganira kuri ya cano turavuga ngo niba umuntu aje kugusura akaba ageze mu nzira atarabiguteguje udafite aho kumuryamisha mubwiza ukuri mubwira uti mwene data ntabwo ari gutyo mu rugo rwanjye bimeze. Iyo ibintu birakorwa tubishyira muri gahunda muri bije nkaba mfite byibuze naraguteguriye narabigenjeje gutya na gutya. Ubwo rero nawe waba ugiye kuba bamwe muri ba bandi twaze tunegura nta twabanegwa ahubwo twabagiriye inama. Dutandukanye umuntu ukuguyeho nubwo ntabivuze mu kinyarwanda cyiza kutunguye. Oya nukuguturaho ubuzima bwe. Tuyeho aragutunguye. Yego. Arimo arayura arenda gupfa. Niba ari kwayura kenda. Mutandukanye na ya discipline. Iza kugusura. Itaguteguje. Ariko ifite ikigamije. Tumutandukanye n'uyu uzamutse akarabiranira imbere y'umuryango wawe. Kandi kuri icyo kiro muryoreho amarusha abiri ntahaze nawe ntuhaze ngo ugeze aho ushaka ariko byibuze mwaramuka nagaserumu kabaramutse. N'ubundi byahibiye byabuze mama wa Leonel. Hagarara mu ijambo rivuga ngo udakiranutse kuri duke ni byinshi nibiza ntazabikiranukaho niko Bibiliya ivuga. Aha biranyorohera kuganira nawe. Ariko nimba ushaka gukiranuka ari uko wabonye umufuka w'umuceri ngo niho watanga barakubesha ntiwatanga nawe ubonye utaratanze ku mwenda umwe. Icyo nshaka kuvuga ndashaka kuvuga yuko babijigo by'Imana ariko bo bakaba bakorera Imana kuko n'ubundi nibo barira Imana naho ubundi mpagaze. Aba babijigo by'Imana abo ba pasiteri abo butumwa abo banyamasenge abo bantu nyine bakeneye kuba mu nzu y'Imana nibo numva uko ngiye bakabaye bakorera Imana kuko nibo bafitanye kontara nayo. Aba bafite uburyo bakorera Imana banakorana nayo. Yego. Kuko basinyanye kontara nayo irabahamagara nibayikorere bayubakira inzu banagure n'intebe ahubwo twicaremo batubwirize niho tuzamenya ko bakorerana n'Imana. Aba bantu bicaye hano bitwa abakozi b'Imana banzuye ko bagiye kuba abasaseredoti mu nzu y'Imana abakozi b'Imana. Ubundi usibye ko Paulo yavuze ngo munabohe n'amahema kugira ngo mutarangaza abantu mutabera abantu inkomyi. Abangaba ku kiciro cy'abitwa babamenya ubo ntibakwiye no kuva mu cyumba cy'amasengesho. Abo bakwiye kujya bazana amakuru kuko burya abakozi b'Imana bahumamo ibyiciro byinshi kanifashishe bibiri. Uyu mupasiteri nk'ushumbye itorero burya hari n'uwo twakwita bamenye uyu munyamasengesho uyu muntu uba mu cyumba cy'amasengesho werekwa iby'itorero werekwa iby'umushumba azavuga ejo werekwa ibizaba. Uyu bamenya akwiye kuza guturwa amaturo akareberamo umuntu ntibyitwe ikiguzi cyangwa se ntibyitwe ko ejo mu mukeneraho amaboko. Ariko uyu mupasiteri munkurikire neza uyu mupasiteri bazanye mu rusengero bagatura muri bya biturisho batondesha umurongo ntibuka amazina yabyo. Ibi biturisho batuye bakabara uyu ari oblige ko ibi biturisho agiye kubara hazavamo umushahara we ariko bigakora n'umurimo w'Imana mu rusengero. Mu gihe byagiye kumugaragaro ko yakuyemo umushahara we agakora n'umurimo w'Imana mu rusengero ntibivemo birashoboka ko bitavamo bitewe n'umurimo uri gukorwa. Uyu murimo uri gukorwa bitavuyemo arakeneye andi maboko mu bantu ayoboye ariko mu buryo buri clear mu buryo bwiza bugaragaza ko atajyanye hirya iriya ubugaragara dore ko baba bafite n'abakontabure bari iruhande bashinzwe no kumenya ifaranga uko ryagenze nacyo ryakoze abakontabure bazi kubara bakabara na 0 n'ibice. Nimba byanze kuvamo muri 0 n'ibice niyo mpamvu akenera andi maboko agaruka ati hakenewe intebe twari dukeneye kwishyura ikibanza twari dukeneye kusiza twari dukeneye kubaka gasanduku kagaragaza ko gafite ayangaye. Aba rero babijigo by'Imana abo bashumba bakwema ishahara
ibindi bikanga gusapotinga urusengero, bivuze ko wa muntu waje mu nzu y'Imana nawe agize Imana abonye uburyo bwo kuyikorera. Kandi munamenye ko iyo habaye ikintu cyo gukorera Imana, Imana ibije no kugusuka umugisha. Iki kintu bacyumve kabiri. Nubona ku rusengero iwanyu bagiye kubaka urusengero, bagiye gukora igikorwa runaka, ujye umenya ko Imana yaje gutanga umugisha. Yazanye igikorwa ngo ibasukire umugisha, wabura ubwenge wazanamo ibi by'iwanyu, ibi ngibi uyu munyamakuru ari kuvuga wabizanamo ugaswata umugisha kandi abandi bakawubona. Imana yazanye akazi kugira ngo ukore guha umugisha. Erega yikorere nk'uyikeneye. Se kuki mutumva ko Imana mukikeneye mu rwego mwayikoreshereza ibyo yabahaye? Imana iragusaba mu byo yaguhaye. Hari ikindi gusaba mu byo yaguhaye. Igutije umubiri ngo ubasha kubikora. Iguhaye akazi katajyanye nayo wize urabizi. Mu byo yaguhaye ntibigusabye byose. Yiheho. Kandi twagiye tubona abantu bagiye bayikorera barakira. Bishatse kuvuga rero ngo impamvu abantu badakize nuko badakorera Imana. Hari abantu bakeneshejwe no kudakorera Imana, ndabyemera cyane. Abakozi b'Imana nibo bakize bonyine. Oya, ndi kuvuga hari abantu. Hari abantu bakeneshejwe no kudakorera Imana. Hamwe n'Imana ibasure kanabibabwira kandi nabo bakabyemera bati tugize Imana tukabona amahirwe ya kabiri, ntabwo twakongera kurya ibyacu ngo turye n'iby'Imana. Oya, wari iby'Imana byo ni nko kurya imfubyi. Ahubwo abantu baranakaze, abantu barya ibintu by'Imana. Mu bihumbi 10 igihumbi cy'Imana uranakiriye nacyo, urumva utari umujura ruharwa. Muntu wiba Imana urumva udakaze. Ngewe icyo mpagararaho n'uyu munsi nzakomeza guhagararaho ni umuntu rugira wasengewe. Niba wasengewe ibyo utari ushoboye, ntuha agaciro iryo sengesho. Icyo ndacyemera ko rwose pe Imana izabikubaza ufite urubanza cyane. Uri n'umugoma. Ariko ngiye sinemera noneho kwanza umuntu yendo urugero ugiye gutangiza itorero, kandi iri torero ryawe yenda rizabamo 2,000. Wakaba utangiza itorero ufite 2,000 by'intebe. Turi kujyana ufite n'urusengero ruhagaze rwakira abantu 2,000 kandi batagize ikibazo. Gatatu, wakabaye uvuga uti aba bantu ese bamaze umwaka badatuye, hejuru amabati ashobora gusanurwa. Yego. Ubundi umugisha baturaho bawubona bakawuzana. Ngewe ndi hiriya ya hahandi havuga ngo ngewe nakoze ibi. Ngewe nakoze ibi. Ngewe yenda urugero ngenda umushumba mugomba kuntunga. Rimwe na rimwe ugasanga ubushumba bwawe bujemo n'itegeko ryo kugira ngo ibyo bintu bikorwe. Baguhe ku ngufu. Wigeze kuvuga akantu keza ndagakunda kavuga ngo gutegeka, gukangara, gushaka gukanga abantu witwaje Imana, kandi Imana si uko iteye. Kuko Imana yacu ntabwo ari iy'umuduruvayo, nta nubwo ari n'igitugu, n'ingwa, ifite ubugwaneza, ni urukundo, ni Imana y'amahoro. Njye sinumva rero yuko gukorera Imana, numva ko gukorera Imana biterwa n'ibyo Imana yaguhaye, kandi iyo Imana iguhaye umugisha ugomba kuwukoresha aho umugisha. Hakaba n'umutima urekonesa. Bundi hari abantu batarekonesa, avuga ati haryo bo ahampagejejwe nande. Si Imana, si Imana ingejeje muri uru rwego. Ubu irimo irancira yahe marenga. Yego. Ntirimo icira amarenga ngo urwego ngejejemo nanjye ngira umuntu nambutsa ndumugezemo. Ese Imana inyambukije iki kiraro, haryo nta marenga iri kuncira ko nagira uwo nambutsa nawe akagera aha. Umutima nama, umutima uha agaciro, umutima urekonesa iby'Imana yavuze. Sinagira icyo nkora, ariko se nimba bikunaniye byibuze yubahe, wikora n'ibyaho. Wikora n'ibyaha. Bira niyo yavuze ngo harya ngo dukore ibyaha kugira ngo ubuntu busage.
byibuze n'imbibi tuvuze wakorera Imana byibuze nawe ukavuga uti ndumva ndi umukozi w'Imana nsanze ko gukorera Imana bidasaba ko mba ndi pasiteri byibuze yubahe ubaha Imana n'umuntu nakubona kubonemo ko wubaha Imana Imana tugirire neza cyane. Hanyuma reka twegere ku musozo ahubwo nkubaze ngo umuntu wumvise kino kiganiro asigarana iki? Yego, umuntu wumvise iki kiganiro akaba yagitangiye atagihereye hagati, ndamusaba ngo asigarane kwicara agatekereza, medite, yibaza ati se nakoreye Imana, se nubaha Imana? Kuko kwikorera ntuyubahe nabyo nta bugingo uzabona. Kuyubaha nabyo ntuyikorere nimba bimwe abarokore tuvuga kuko tuzasanga ari byo, tuzagusanga mu ijuru wicaye ku ibaraza. Kwa abarokore urabizi ko tuvuga twanabyigishije ko imirimo dukora iyo dukoze mu ijuru ngo inzu zubakika. Yego, ni ukuvuga ngo nimba unubaha Imana ntuyikorere ubwo uzaba ku ibaraza uzaba ku ibaraza ry'umuntu wayikoreye. Ariko ntacyo ndi mu ijuru, byazagera igihe Imana ikayinezeza ikakubakira iyawe, yampa ikibanza nkanakiyubakira ndiyo maze ndore mu by'ukuri ibi bintu biba impanga ku mukristo unkurikiye. Gukorera Imana egare kuyubaha. Yego, kuko ushobora gukorera Imana ntuyubahe bikaba zero. Nimba nkorera Imana se ngakora ibyaha ngo nuko nayikoreye. Hari n'abantu bakora ibyaha akazana amaturo menshi ngo nk'igitambo cy'icyaha, ngo nko kwica mu mutwe umushumba kugira ngo atamutenga, akaba yasakara urusengero kandi azi ikintu akoze hari ejo bazaza kurega muri biro. Uyu muntu akuremera isomo ryo gukorera Imana ariko anayubaha. Nimuyumvira mukayikorera muzabona ubugingo, muzabaho neza no mu isi, muzabaho neza, muzumva mufite amahoro. Umwe hari abantu bagendana amahoro pe, ukabona aragendana amahoro akuye muri ibi ngibi gukorera Imana no kuyubaha. Hakaba n'abantu bagendana ikidodo akorera Imana ariko Imana yanjye we none naba nasamye, yarepese arasambana none naba nasamye. Ukabona arakorera Imana aratanga amafaranga ariko ni n'umugome, none bazabivumbura. None telefone yanjye mugabo yabarayihakinze akavumbura ibi bintu. Akorera Imana ariko ntayubaha, agendana ikidodo ejo muri narwara pressure. Mukorera Imana munayubahe, muzabaho mu isi mufite amahoro, muzaba mu bwami bw'ijuru, muzagenda mutikange kibi nkuko Yobu yavuze ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikora kuba inyangamugayo. Aranandika aravuga ngo nzajya ngenda nta kintu umutima wanjye unshinja nkiriho. Mukorera Imana munayubahe, dore ko namwe yabubahishije. Mashuri wize ubundi wari uzi ko wabona minerval akazi Imana yaguhaye, ubundi we wari uzi ko wanagakora aho uvuka ntitwaziranye. Kuba uri pasiteri uri kubatiza abantu n'abasezeranye, ibiwanyu hari ibyo bakuraze, ibyo bizagutera gukorera Imana no kuyubaha. Imana ibagirire neza rero. Niryo somo rikomeye ririmo gukorera Imana unayubahe, bizaguhesha kubaho mu isi ufite amahoro, bizaguhesha no kuba muri gakondo yabera. Imana ibahereza umugisha mwese abantu twari kumwe muri iki kiganiro. Yego, murakoze cyane. Hanyuma ibi tumaze kubyumva, ni iki wakongera kwa kino kiganiro? Wowe nakuvumbuye kuko wahereka rubivuga ngo urumva nakomeza kuvuga, kandi nanjye mfite amagambo menshi yo kuvuga, ariko kubera abantu nicara imbere bagira igihe gito, ikiganiro kirenze iminota, yakubise iminota myinshi ku kiganiro, amera nk'urambiwe cyangwa akabagarukirije mu kanya kongera kandi yibagiwe ibya mbere. Ariko icyo nakongeraho, aba bantu mugaragaza ko mwubaha Imana mwigize nk'abasaseredoti mutayikorera. Yego, abantu bakora mu biro by'Imana. Abantu mwiha gukora mu biro by'Imana mutayikorera.
abantu mugaragaza ko mwambariye idini ariko mutambariye Imana. Abantu mugaragaza ko mwambariye idini mwaberewe ariko mutubaha Imana. Abantu mushaka kuyubahisha stile mwagejeje ku maguru mwapfutse hose ariko mutayubaha. Abantu mushaka kwiyubaha mukiyubaha mu byo yabahaye ariko mutayubaha. Mugarukira aho ngaho musigaho, mwe kwitwaza umufuka n'ibitabo gusa nk'uko umuririmbyi yavuze ngo mwe kwitwaza umufuka n'ibitabo gusa, mwe kugira amagambo agaragaza ko muri abantu b'Imana. Ya magambo aryoshye barayafite hanze, amagambo aryoshye yo gushyeshyenga kandi musoma muri Bibiliya mukasobanuza ubusobanuro bujyanye n'ibibazo abantu bafite, mukagaragaza ko muri abantu b'Imana, mukagenda mwibombaritse no guhobera mwaciye bugufi. Oya, ni mwubaha Imana, mureke kugaragaza ko mwiyubashye, munayubaha ariko imbere mutayubaha. Murakoze, turumva twasoza tubasengera. Umuntu wisanze muri iri jambo ameze nk'uwo rinesheje cyangwa ritsinze, ndagira ngo musengere. Kandi n'undi muntu wisanze mu cyiciro cy'abakorera Imana ariko batayubaha, nawe yikosore. N'undi muntu wisanze mu cyiciro cy'abubaha Imana ariko atayikorera. Hari n'abayubaha ariko ntibayubahishe. Ibyo naryo rindi somo rikomeye twaba tugiye kwinjiramo. Hari ukuntu muyubaha ariko hanze ntimuyubahishe, nabyo bigasangana ibintu bimeze nk'umwenda wacuye. Kumva ugaragara mu yubaha ariko hanze ntuyubahishe. Turagira ngo tugusengere, Imana iguha imbaraga kandi nawe wiha imbaraga. Hari imbaraga Imana itanga ariko nawe hari izo ugomba kwishyiramo. Mwiyongere mw'imbaraga y'ubutwari. Hari ibintu Imana itazaza kuduha natwe tugomba kwiha. Mukumva muravuze ngo nsengera ngo Imana impa imbaraga zo kureka itabi. Biva mu mitekerereze yawe kuko siyo yakubwiye kuri mwe. Hari n'igihe atari Satani wari kunywesheje, ari wowe widroze. Hari ibintu bidasengerwa ubwawe wicara ukavuga uti ku myaka yanjye shingiye ku ngaruka z'ibi bintu ntiriwe njya mu masengesho, mfashe decision sinzongera gukora ibi bintu, nkugarutseho noneho sinzongera kuzimira. Decision zawe ndetse n'imbaraga z'Imana tugiye kugusabira, wisubireho ukorera Imana unayubahe. Mana urakoze, turagushimiye cyane. Neza wawe n'urukundo biraryoshye kukuvuga no kugukorera ndetse no kukubaha no kukubahisha mu banyamahanga no mu bantu batakuzi. Kukubahisha bigatuma bimenya abo turi bo tutiriwe tuvuga abo turi bo. Turasabye izi imbaraga zimanukira ku muntu wese wadukurikiranye. Misi turimo cyo kugaragaza ko tuvuga cyane, abo niyo kugaragaza kukubahisha, abantu bagahita bamenya abo turi bo bakakurikira ijambo ryawe. Sabiye imbaraga nyinshi cyane umuntu wese wakurikiranye iri jambo, imbaraga zo kugukorera, imbaraga zo kukubaha ndetse nakubahishe. Ngushimiye ibyabaye muri twebwe, nkuragije n'ibiri imbere. Mbisenze nshima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen.